Ako bre. Yo. Urabizi? Aho kwicwa n'inzara nakwicwa n'inkoni. Kose nakwicwa n'inkoni. Ngaho ugiye kwitanga ku Karubanda bagonda gurese. Oya. Aba nakwitanga ku Karubanda. Ahubwo tujya kwibibika. Ngaho uri serious tuyende bafate aba mukomagure bakobora. Mana ahubwo tugende twatinze. uyu munsi izinga nabiryo nziha eba nabiryo ba uyu munsi nabiryo nabaho wenda boss anyirukana reba nk'imbwa papa aba yarahaye akazi kaba yimumuna ibiryo kandi ubu nabwira papa akayirukana dore nakiro kogisi nabiryo mbaha Uretse gato ubuke kubugumya hanga nje tini kuzanza nicyo kurya. Ahubwo utumenye ko igifu umuntu kiba cyana. Chara. Mana rero ubugabo bubiri kamwe mu nzu mu gikoni akandi hanze. Ugize ngo iki? Kare gutegereje ibiryo. Kamwe gafite n'isahani. Ariko kanje ndagukemera ndabikemya bya uraza umbwira. nabiryo nabahangiyewe ahubwo nigira inama iyi safari ngiye kuyicara Imana yahinduye amazi divayi mu bukwe bw'ikana none ihinduye n'isafuriya ibase aka ni akumiro mu Rwanda Mani nabonye icyo kwarura icyo kwaruza. Sure waje tucuza n'ibiryo igenge nkawe n'ibyo wakwirata. Nakibye nyine ndakajya nyenyine. Nakashaga abanyidongera umugongo. Basi reka tukagabane mani. Zombi sinziriya. aseviye ubu ngubu baraje kunkubita inkonji wagira ngo nizimiri ariko Muzana ibyo nirira. Vuba. Bose arabitwaye byose nta na kimwe ashigaje na two tundi twari dusigamo baradutwara niciye kuza baratsanga niciye kwibasa. viye rwose nkaje kubita nk'inkumi ibiryo byose yabijyana Burasa n'umufite. Munaza nk'abinyundagura. Ngo muziko n'ibyanye ibintu byose bitunganye yose mfite bayiteje mu camundana. None naho byo birasana. Munaza nk'abanyundagura mukagira n'ubwenge. Ubwo nyine nabwiriwe nta kundi babigenza uti nta kundi. Aha. Ahubwo urabona ko tumaze kujya tukijuta. Rero tugiye kujya gushaka kandi tujya gutobo. Urimo? Oya. Wapi mani kwiba nakiza cyane icyo koze ndagufasha iri rimwe gusa tujyane uretse gato akagatune nibagiye kubabwira yaba uruzingo rwanje yaba igikozi atagiye mbwirara hano mwese murare mutaje mwese nta n'umwe nsize bose nanjye icyana cyawe se navuze ngo iki ntihagire mbwirara Ewana nibyo upfunyika amafaranga wewe wibyitse ewa nta kintu nibyo gusa nasanze ari nko kwabikira Mariya hari ibintu by'imisaba n'ibibumbi nanje ndisengera gusenga cyo nibyo ntabwo upfika turugabana kashapeti bya mu buzima bwawe nanjye mu bwanjye
Asema unjanye ipinda ringana gutyo. Yakatoka pe. Unjanye ipinda ringana gutyo. Utazana umwana akawukubita. Nta kibazo kagenda. Kagenda. Komeza uzawe. Sinze nyara kuvugana nawe. Uzabireka wamaga iki se ubundi. Mabuze arakazi se. Akazi nta kibazo ngo imbere umupanga. Tuzajya dukora akazi ko kwiba nako kwica gusa. Ibyo si byo yigisha dore twaje n'intwaro. Mabuja wambaye akazi. Okay, akazi. Mupanga. Mumpera intwaro. Okay, ngani mwicara. Urakoze mabuja. Ubu ngiye kubaha mishe. Hari agatipe tugiye guhiga. Ni ikihebe? Icyo kihebe cyitwa Ivan. Ivan ni agasore karekare ariko kananutse. Gafite agapampe kamwe ariko gakunda gusenga. Ngo tuzahita tumusoza mwana. Ariko karakubita. Nta kibazo ariko nizere ko muza Ngo nta n'umutamira urimo. kandi abizeye. Mwabyumvise? Nta gutsindwa mu kazi. Iryo zina muvuze sibwo bwa mbere ndyumvishe, ahubwo inza ahantu aba, bibaye ngombwa twajya no kumureba. Okay, mufate ibikoresho twerekeye. Boss, ese basa n'abaje kutwataka. Cicika dusenga yanyu. Nta kibazo. Ariko boss barimo baza batwataka. Vuze ngo iki? Dusenga yanyu. Okay, nta kibazo. Mabuja uriya nta n'umutamira ubona. Yagute Attaque, vite vite.